Dignified life. Amazi ni ubuzima. Abanyarwanda bagerwaho n'amazi meza bageze kuri 84.8%. Bivuze ko hari abandi basagaho gato 15% bakeneye amazi meza. Leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi meza agere ku banyarwanda bose. Umwe mu mishinga ikomeye y'amazi n'isukura ni LV Watson. Ni umushinga w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uri kugeza ibikorwa by'amazi meza n'isukura mu bihugu 5 biri mu kibaya cy'ikiyaga cya Victoria. Inganda 3 z'amazi n'inganda 3 zitunganya imyanda zubatswe mu turere 3 tw'u Rwanda zitwaye miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Ni umushinga munini uje gukemura ibibazo by'amazi n'isukura byagaragaraga muri utwo duce. Gafish Clement, umuhuzabikorwa w'umushinga LV Watson, aragaragaza incamake y'imiterere y'uyu mushinga. LV Watson bikaba bisobanura Lake Victoria Water Supply and Sanitation, akaba ari umushinga wa East African Community uterwa inkunga na African Development Bank. Uyu mushinga ukaba ukorera mu bihugu 5 byose bya East African Community. Buri gihugu kikaba gifite imijyi 3 ndetse mu Rwanda uyu mushinga ukaba ukorera mu mujyi wa Kayonza, Nyanza na Nyagatare. Uyu mushinga uje gusubiza ibibazo bijyanye na MDGs, intego z'ikinyagihumbi, ko buri muturage ndetse na EDPRS2, ko buri muturage agomba kuba afite amazi muri 2017. Mu turere tugerwamo n'uyu mushinga wa LV Watson, ibice by'ingenzi bigize uruganda rw'amazi biriho amazi afatirwa, uruganda nyirizina ruyungurura amazi n'ikigega kibikwamo amazi yayunguruwe. Inganda zitunganya imyanda zirimo ibice 2 nyamukuru, birimo igice gitunganya imyanda iva mu ngo naho gutunganyiriza imyanda iva mu misarani. Reka noneho turebe ku gice kirebana n'inganda z'amazi. Izi nganda 3 z'amazi zizatanga metero kibi 10,240 buri munsi, metero kibi 5,540 buri munsi ku ruganda rw'Inyanza, na metero kibi 2,800 buri munsi ku ruganda rw'Ikayonza, ndetse na metero kibi 2,400 buri munsi ku ruganda rw'amazi rw'Inyagatare. Izi nganda zije ari igisubizo kuko ikigero cy'abaturage bafite amazi mu turere 3 turimo uyu mushinga, ni ukuvuga Kayonza, Nyagatare na Nyanza, kiri hagati ya 64 na 77%, mu gihe intego y'igihugu ari ukugeza amazi meza ku baturage bose. Abaturage b'Inyanza, Ikayonza n'Inyagatare bagaragaza ko bishimiye uyu mushinga ubazaniye ibisubizo. Tuzabyakira neza cyane, tuzabona ibyo twakoraga ntitubigereho, ibyinshi tuzabigeraho kubera ko amazi tuzaba tuyabona bugufi. Niba umwana yagombaga kujya kuvoma akajya kwirirwayo, mu kuvoma ari ukutega amazi gitonyanga, hari abana benshi, hari abantu benshi, kandi hari imirimo myinshi bikenewe mu rugo. Amazi kugira ngo tuyabone aratugora cyane, twagira ngo rero natwe nko mu iterambere mwaduteza imbere natwe tukayabona, aduhindura kuko umuntu azabashyikiriye amazi hafi. Mwebwe ni mwebwe dufiteho amakiriro yo kugira ngo tumubone amazi, bizaba bidufashije ko tugomba kugira ubuzima bwiza. Iki gikorwa turacyakira cyane bitewe n'uko twari dukeneye amazi mu karere ka Kayonza. Amazi tuyakeneye cyane kuko byari ikibazo kugira ngo tubone amazi, ugasanga turayakura kure, kuko ngo nayabonetse ugasanga araduhenda, kugira ngo uzabone amazi ugasanga ni ikibazo. Gusa turishimye kuba tubonye iki kigega kigiye kuduha amazi akajya mu baturage hirya no hino, hirya mu tugari, ugasanga abaturage babonye amazi meza afite isuku. Nk'ubu amazi twabonaga ni amazi mabi cyane. Uruhande runini rw'abantu ba hano kuri Mukarangi nta kindi gikenewe nk'aya mazi. Ibikorwa remezo byari bikenewe ni ibi ngibi, ari nabyo bigaragaza ubuyobozi bwiza bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uruganda ruzadukora amazi meza twishimiye, mbega azi igihe aya mazi kabisa. Wari uzi ko ibi byabaho, mbese urebye buriya ni nk'Imana buriya yabikoze.
reka noneho tubatembereze mu nganda nyirizina mu turere tunyuranye. I Nyanza uruganda ruhasanzwe rwatangaga metero kibe ziri hagati ya 800 n'igihumbi buri munsi, rukaba rwongerewe ubushobozi. Kurwongerera ubushobozi biratuma rutanga metero kibe zisaga 5,000 buri munsi. Urugomero rwa Bisha Dam ruzafasha uru ruganda ruri Impanga kubona amazi kabone n'iy'imvura yamara imyaka 3 itagwa. Ikigega cyarwo gishobora kubika metero kibe 2,000. Usibye gukemura ibibazo by'ibura ry'amazi mu mujyi wa Nyanza, inyungu z'uru ruganda zizagera no ku baturanyi b'i Ruhango. Gafish Clement, umuhuzabikorwa wa LV Watson, arasobanura. Uruganda LV Watson ije kwagura uruganda rwari ruhasanzwe. Uruganda rwari ruhasanzwe rwayungururaga amazi angana n'ibihumbi 800 kugeza ku 1,000 bya metero kibe buri munsi. Ariko uru rushyashya turimo twubaka ruzayungurura amazi angana n'ibihumbi 540 buri munsi. Urumva ko ruje rwikuba 5 ku rwari rusanzwe. Ni ukuvuga ngo urunguru turimo twubaka nirwo ruzaha amazi umujyi wa Nyanza, naho urwari rusanzwe amazi tuzayayoborera mu mujyi wa Ruhango. Ikigo gishinzwe amazi n'isukura Wasake gisanga uyu mushinga uzafasha kugera ku ntego y'uko abanyarwanda bose babona amazi meza. Ubu Nyanza iri ku kigero cya 76%. Rugero Zalamada, umuyobozi w'ishami rya Wasake mu karere ka Nyanza, agaragaza uburyo uruganda rushya ruzanye amahirwe menshi. Baramuka bashyizemo amazi nubwo rufata buguzi uziyongera. Ariko tugendeye kuri uruganda rwa rusanzwe rwa mbere, turamutse dushyizeho cyatse gwa abaturage bandi amazi ashaka kutubona makeya. Tukatubona rero ko ari inyungu ikomeye ikigo cyacu n'abaturage batuye umujyi wa Nyanza ese no mu nkengero zawo. Uyu mushinga uzatuma babona amazi menshi ahagije kandi na ryasaranganya ntirizabeho. Tuvi Nyanza twerekeza i Kayonza, aho uruganda rushya ruzafasha abaturage babarirwa mu bihumbi 90 bo mu mijyi ya Kayonza na Rwamagana. Ibice by'uru ruganda bifata amazi bikanayayungurura biri Rwamagana, ahasanzwe uruganda rugaburira umujyi wa Rwamagana rwubatse ku kiyaga cya Muhazi. Ku cy'uru ruganda rw'amazi agenewe abanyakayonza rwazanywe i Rwamagana, nibyo umuhuzabikorwa wa LV Watson Gafish Clement akomeza asobanura. Uru ruganda akaba ari uruganda ruza treatinga amazi angana na metero kibe 2,800 buri munsi. Nkuko wari ubivuze ati bamwe bavuga yuko ari Kayonza, abandi ati ni Rwamagana, ariko mu by'ukuri uruganda twarujyanye ahantu dushobora kubona raw water. Ngira ngo murabona yuko ahangaha turi kuri Lake Muhazi, akaba ariho tuvana amazi yo kugira ngo tuyungurure tubashe kubona ayo guha abaturage. Uru ruganda rero nubwo tuvuga ati ni urwa Kayonza, ariko ntabwo ari Kayonza gusa, nkuko rushobora gusaplayinga na Rwamagana. Urabona ko rusa nkaho ruri hagati, ariko cyane cyane rwaje ahangaha rugenewe umujyi wa Kayonza, nkuko Kayonza niyo yari ifite ikibazo cy'umwihariko kandi gikomeye kandi cy'ingutu mu bintu bijyanye no kubona amazi asukuye. Uruganda rusanzwe i Muhazi rutanga metero kibe 2,400 buri munsi. Urushya rwitezweho kugaburira abanyakayonza ruzatanga metero kibe 2,800 buri munsi. Ikigega cyubatse mu Karange muri Kayonza gifite ubushobozi bwo kubika metero kibe 1,000. Bayingana Gaspar, umuyobozi w'uruganda rwa Muhazi, na Gatera Silva, umuyobozi wa Wasake ishami rya Rwamagana na Kayonza, bagaragaza ibibazo byari bihari bigiye gukemurwa n'uru ruganda. Igisubizo cyo kirahari kuko ntabwo twari dufite amazi ahagije abaturage. Ari cyo twitaga rationing program, kubaha amazi mu byiciro. Wenda ugasanga nk'umuturage abonye amazi rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, ariko uru ruganda ni rwuzura azajya abona amazi buri munsi buri saha. Uko ashatse kubona amazi afungura robine amazi azi. Urumva harimo itandukaniro. Turabona ari umushinga mwiza kandi uzadufasha kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cyo guha amazi mu bice bya Kayonza. Umujyi wa Kayonza ni inkengero zawo, kuko nta mazi bagiraga amazi make cyane. Babonaga metero kibe 300 ku munsi, ariko kubera umushinga nyine dutegerejeho uzava wa LV Watson uzaduha metero kibe 2,800, turabona uzahaza umujyi wacu wa Kayonza kuko
bakeneye nibura nk'igihumbi cyangwa 800 kubera uko bangana. Ingo zifite amazi meza muri Kayonza ni 4,000 mu gihe iziyafite muri Rwamagana ari 6,000. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari izindi ng'2,000 zizahabwa amazi muri utwo turere. Reka twerekeze ni Nyagatare ahubatswe uruganda rwitezweho metero kibi 2,400 buri munsi zizafasha gukemura ikibazo cy'amazi ku baturage b'umujyi wa Nyagatare basaga 40,000. Amazi uru ruganda rutunganya afatirwa ku mugezi w'umuvumo. Ikigega cyo gifite ubushobozi bwo kubika metero kibe 800. Uru ruganda rwitezweho gufasha cyane akarere ka Nyagatare kongera umubare w'abaturage bafite amazi, dore ko bafite amazi meza ari 64%. Mukiza Anacre, umuyobozi wa WASAC ishami rya Nyagatare, aragaragaza uburyo uru ruganda ruje ari igisubizo. Abaturage muri rusange wa Nyagatare cyane cyane muri uyu mujyi turababwira ko bashonje bahishiwe. Igisubizo cyaje kuko babandi twayaga duha amazi rimwe ku munsi cyangwa se rimwe mu minsi 2, ubu noneho bazajya bajyabona amazi amasaha 28 kuri 28, kubera ko uruganda ruri hafi yabo, kuba ngo amazi azaza bageraho noneho hatagize urugendo runini cyane, kuko ubundi amazi twabonaga yaturukaga mu birometero byinshi, tukaga mu birometero nka 50 kugira ngo agere hano mu mujyi wa Nyagatare, ayandi agaturuka mu birometero 70 kugira ngo agere mu mujyi wa Nyagatare. Ako noneho kubura uruganda ruri hano mu birometero bitare hejuru ya 2, umva ko amazi bizatworohera kuyageza ku baturage kandi mu buryo bwihuse n'amasaha menshi. Ngiyo ishusho y'igice kireba inganda z'amazi mu mushinga LV Watson. Ariko nk'uko twabibabwiye, hari ikindi gice gikomeye cy'uyu mushinga cy'inganda z'isuku n'isukura, aricyo tugiye gusorezaho. Iki ni igice cy'inganda zitunganya imyanda zirimo bice 2 nyamukuru, birimo igice gitunganya imyanda iva mu ngo n'igice gitunganya imyanda iva mu misarani. Nizo nganda za mbere zifite ikoranabuhanga ryo muri ubu bwoko zubatswe mu Rwanda, zije gukemura ibibazo byagaragaraga mu micungire y'imyanda mu Rwanda. Ubundi uru ruganda rutunganya imyanda rukora rute? Gafish Clement aratunyuriramo. Aho twahereye rero twaberetse ibijyanye n'amazi ariyo water muri uyu mushinga, ariko noneho tugeze no mu bikorwa bya sanitation. Ahangaha rero turi hakaba ari aho twita landfill. Hano nanone tukaba turi muri Kayonza, hakaba ari aho twita muri landfill, ariko hakaba aho gukorera ibijyanye no gutunganya imyanda iva mu musarane, ariko ndetse hakaba naho gutunganya imyanda iva mu ngo. Ni ukuvuga harimo ibice 2, igice cya mbere ni landfill, igice cya kabiri ni fecal sludge treatment plant. Wenda ngerageje kubanyuriramo uko mwabonye twinjiye, iriya niyo gate. Noneho iyi modoka ije izanye imyanda ivuye mu ngo, iraza ikaza muri iyi nzu mureba haruguru ahangaha ariho bita sorting area. Iyi sorting area rero ikifasha nuko imyanda iyigeze ahangaha bayivangura, imyanda ibora bakayishyira ukwayo n'imyanda itabora bakayishyira ukwayo. Imyanda itabora bikurikiranyije nuko imeze, hari twikirwa hepfo ahangaha ho twita incinerator, naho gutwikirwa imyanda tuvuge iva nko kwa muganga n'ahandi. Ariko noneho ya myanda ibora tuyishyira haruguru ahangaha muri ibi byobo 2 uko urimo bibona, muri icyo bita za cells. Uko igihe kigenda iyo myanda ibora igeraho ikabora, ikazana ibintu bijyanye n'amazi. Noneho ayo mazi hari za pipe zirimo, izo pipe zirazana ayo mazi zikayajyana, ayo mazi yanduye zikayajyana muri aka kazu mubona hepfo ahangaha, niko bita akazu karimo system ya Lamera. Iyo system ya Lamera bashyiramo imiti kugira ngo iyo miti ize kugabanya ubukana bwa ya mazi nkuko aba yanduye cyane mbere yuko ajya mu cyobo rusange gituma amazi ajya mu butaka. Ariko noneho hari n'imyanda iva muri mu misarane nkuko twavuze, iraza hariya ikinjirira hariya muri entrance. Hano hazajya gahanda, inyuma hari aho dufite icyo bita receiver chamber, aho iyo myanda bayisuka, noneho system ya treatment igatangira. Hariho za pompe ziyizamura zikazamura muri icyo bita centrifugal system, noneho yamara kuva muri centrifugal system amazi akajya ukwayo, ndetse n'icyo bita sludge kikajya ukwayo, ibyondo by'uwo mwanda wavuye mu musarani. Noneho ibyo byondo
bikaza bikumukishirizwa muri ibi bizu ubona by'umweru ari byo bita greening house. Iyo bimaze kumaramo igihe nk'iminsi 3-5 biba bimaze kuma, noneho bakaba babikusanyiriza ahantu hamwe. Ibyo bakusanyirije ahantu hamwe biba bimeze nk'ifu, bikaba bishobora gukoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye. Bishobora gukoreshwa nka fuel, hashobora kuvamo aya makara mubona batwikisha amatafari cyangwa se batwikisha mu nganda mu ruganda rwa sima, cyangwa se bakabikoresha nka fertilizer, ifumbire. Abahanga mu kubaka izi nganda bavuga ko zizatanga igisubizo bagendeye ko ari ikoranabuhanga ryanakoze mu bindi bihugu nk'Ubuhinde. Umesh Pande ukuriye ibikorwa byo muri Kayonza bya sosiyete y'ubwubatsi Angelique International yubatse izi nganda nibyo agarukaho. See, my company is India-based company. We have head office in India. We are using the same technology in India. Many places. Urabona sosiyete nkorera ifite icyicaro mu Buhinde, dukoresha ikoranabuhanga nk'iri mu bice byinshi mu Buhinde. Nubwa mbere ikoranabuhanga rigeze mu Rwanda. Umushinga nk'uyu tufite ahantu hatatu mu Rwanda: Kayonza, Nyagatare na Nyanza. Birumvikana n'ibitanga umusaruro neza bizagera no mu yindi mijyi mu Rwanda. Kubijyanye n'imikoreshereze y'imyanda izakemura ikibazo cy'ifumbire abahinzi bakeneye. And for farmers, availability of fertilizers, this purpose will be solved by this. Izi nganda zifite ubushobozi bwo gutunganya imyanda ibora n'idashobora kubora. Mbega zishobora gutunganya ya myanda yo kwa muganga n'indi myanda itabora ubundi byagoranaga kubona hishyirwa. Ibi bitanga amahirwe atuma isuku isagamba, ndetse izo nganda zikanatanga amahirwe yuko ibyari imyanda bihindurwamo ifumbire ikenerwa n'abahinzi. Ifumbire nitangira kuboneka ivuye muri izi nganda, inzego zibishinzwe zizicara zigena igiciro iyo fumbire igurishwaho. Ukurikije uko izi nganda zubatse, umubare w'ibyumba byumukirizwamo imyanda iva mu bwiherero ugendanye n'umubare w'abatuye umujyi. Muri Nyanza ibi byumba byitwa greening house mu rurimi rw'icyongereza ni 3, Kayonza ni 2, mu gihe Nyagatare ari 1. Icyumba kimwe gishobora gutunganya icyarimwe metero kibe 10. Izi nganda z'isuku n'iz'amazi ni ibikorwa bikomeye bizaniye abaturage igisubizo. Abaturage basabwa kubibungabunga kandi bakabibyaza umusaruro, nk'uko Gafish Clement muhuza bikorwa umushinga LV Watson asoza bivuga. Uyu mushinga rwose ngira ngo ubu ngubu nabivuga, ntabwo nabiteganya mu gihe kizagera, ariko uyu mushinga nk'uko ubibona n'umushinga usa nkaho umaze kugera ku ntego wihaye. Nubwo tutari twatangira guha abaturage amazi, wenda guha abaturage amazi biri buze nko mu kwezi kumwe n'igice cyangwa se 2 ari imbere, ariko ni umushinga nyirizina navuga umaze kugera ku ntego zawo, ku buryo ki ari n'ibindi bihugu dufatanyije bose baza kureba aho tugeze bagasanga ni intangarugero ndetse no mu bindi bihugu. Ni umushinga mwiza cyane, ni umushinga uje kunganira imijyi yacu nk'uko nayivuze, Nyanza, Kayonza, Nyagatare mu bushobozi bwo kwihaza mu bijyanye n'amazi ndetse n'isuku n'isukura. Ni ugushishikariza abaturage kugira ngo bumve ko hari umushinga ugiye kubaha amazi kandi barabizi, ndetse no guha abaturage ahantu heza hazajya hatunganyirizwa imyanda yo mu ngo, yaba iyo mu musarane cyangwa se yayindi y'ubuzima bwa buri munsi. Tukabashishikariza kugira ngo amazi namara kugera mu mpombo, bose babandi batari bafite amazi batangire biyandikishe ku buryo ki amazi namara kugeramo, ubuyobozi bwa WASAC bumaze kubabwira ati ubu ni mutangire mukore za connection, icyo gihe bazaba bari tayari, batavuga ate nta bushobozi buhari, ariko bose bashishikariza kugira ngo aya mazi namara kuboneka bose bazaze gufata za connections. Ikindi narenzaho nk'ukuntu mubibona, ni ugushimira igihugu cyacu. Ntabwo biba byoroshye kubona ubushobozi bwo kubaka inganda nk'izi ngizi, ibikorwa remezo mwese mwabonye, guhera ahangaha Nyagatare ukamanuka Kayonza ukamanuka Nyanza. Ngira ngo nababwiye yuko Nyanza uruganda turimo twubaka ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya metero kibe 540 buri munsi. Kayonza uruganda turimo twubaka ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya metero kibe 2800 buri munsi.
naho ahangaha Nyagatare uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo gutunganya metero kibe 2400 buri munsi. So nta kindi nakora rero usibye gushimira inzego zose z'igihugu cyacu mu bufatanye twagiranye kugira ngo uyu mushinga ubashe kujya mu bikorwa. Kadushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika udahwema gutekerereza iki gihugu cyacu uko kizaba kimeze ejo n'ejo bundi, kugira ngo abaturage babashe kubaho mu mudendezo, ufite umutekano, ufite ubuzima, abaturage bafite ubuzima buzira umuze. Leta y'u Rwanda ifite intego yo kugeza ku banyarwanda amazi meza ku kigero c'100%. Umushinga LV Watson watangiye muri 2014 ukaba ugannye ku musozo muri 2017. Twibutse ko usize hubatswe inganda 3 z'amazi n'3 zisukura muri Nyanza, Kayonza na Nyagatare. Mwakoze cyane kudukurikira, mwari kumwe na Peter Muyombano.